Ko muri hano muri gukora iki? Turi kureba ibikorwa bya Chaplain Sons. Bariya barabizi se? Babiyoberwa bate? None ubwo Barasabwa gukora share, like, comment, subscribe. Sabwati? Subscribe. Yes, nkuko mubizi rero aba ni abakinnyi ba Chaplain Sons, twongeye kunezerwa no kuza imbere yanyu kugira ngo tubashe tuganire ku bidufitiye umumaro kandi bishobora kuduteza imbere, kandi tukumva n'ibitekerezo byanyu, tukumva n'ibyo mushaka ko twakora kugira ngo turusheho kunoza serivisi tubaha mu bijyanye na movie, mu bijyanye na comedy, mu bijyanye n'ibiganiro, kuko ibyo byose biri muri bimwe dutegura kugira ngo turusheho kugendana neza mu bijyanye n'ibihangano ndetse n'ibindi bijyanye nkabyo. Rero ndi hano nk'umwe mu bakinnyi ba Chaplain, nk'umwe mu bagize Chaplain, akaba ariyo mpamvu mbashije kubazanira bamwe mu bakinnyi ba Chaplain Sons hano turi kumwe, ngira ngo babibwira. We bakwita nde? Banyita Jessica. Jessica, ukora iki? Ndi umukinnyi wa filime. Uri umukinnyi wa filime. Okay. Wowe bakwita nde? Ku izina rya filime banyita James. Ku mazina yanjye asanzwe banyita Damour. Damour. Yes. Yes, murabumvishije rero ni bamwe mu bakinnyi ba Chaplain Sons. Ngira ngo wenda Damour. Yes. Ubusanzwe iyo ukina witwa nde? James. Yes. Akantu kamwe mu bintu mushobora kuba warakoze gashobora kuba karagushimishije nawe ukumva kakugeze ku mutima mu bihangano wakoze, kaba ari nka kahe? Na ahantu twarimo dukina, nyine nkumva mbikinye neza, nkumva ndabikunze. Na ahantu twakinye, turi mu muganda, twari mu muganda, noneho nyine mbona kuno tufite muvuma turukora umuganda, nyine numva ndabikunze. Dusoje umuganda nyine baratwicaza, tujya inama, narabikunze cyane kiriya gikorwa twaragikoze turi gukina filime, numva ndagikunze cyane turi mu muganda. Arakoze James, niko akina yitwa, ariko mu mazina ye yitwa Damour. Damour ryonyine? Ndayimana Jean Damour. Ndayimana Jean Damour aka James, muri sinema nyarwanda cyangwa se muri comedy nyarwanda. Mu by'ukuri rero icyo gikorwa impamvu cyamushimishije ahari, ngira ngo ahari nuko biri mu bintu bijyanye na gahunda z'igihugu cyacu, mu bijyanye no kubaka igihugu no kugira igihugu kiri n'isuku, kuko akenshi usanga nko mu bihugu byacu, muri ibihugu bya Afrika byacu, usanga ibihugu bimwe na bimwe usanga rimwe na rimwe hari ahantu ugasanga nyine ahantu imihanda yawo idasa nabi, uri ikintu arajugunye, ugize atya arajugunye, ariko ngira ngo twabashije gukina icyo kintu kugira ngo tubashe kugaragariza abadukurikirana ko igihugu cyacu kiri clear mu bintu bijyanye n'isuku. Niyo mpamvu ngira ngo cyabonetsemo, ari nayo mpamvu wabikunze. Yego. None se wakinnyemo gute? Wakinnye ute? Wakinnye ukora ute? Amagambo waba warakinnye mukumva urayavuze arakunyuze, yaba ari nka yahe? Amagambo yanshimishije turimo, twarimo tugana tukavuga ati ibi bihuru dukwiriye kubitema bikava mu nzira. Habonetsemo n'umugabo wari urimo turimo dukina, utari ufite umwana utari umeze neza, ariko turangije kubera inama twabonyemo habayemo uwo mwana yaraje bigaragare ko muri rwo atarameze neza, ariko azira mu muganda. N'abayobozi bahita baboneraho bagira inama uwo mupapa n'umwana wari urwaye sida, bigaragare ko atarafata imiti neza, ariko bahita bamugira inama, abayobozi batangira kurikirana uwo mwana cyane, kuko umupapa yanywaga inzoga. Ariko mu magambo twakoreye aho ngaho havuyemo igikorwa cyiza cyane cyo kuba naho mu kagari kacu twari turi
twavuze ngo dutangire ubukangurambaga bwo kureba hari abana baba bafite ubwo bwandu ariko badakurikiranwa neza. Ariko mu magambo twavuze anshimishe cyane nuko twasoje umwana akurikiranwe, birangira n'uwo mupapa twari kumwe bamugira inama yo kwita ku mwana nubwo yaje mu muganda n'umwana amwiteho. Ya muri ayo magambo twavuze aho ngaho yaranshimishije. Ese iyo ntuza mwari muri gukina yitwa ngo iki? Iyo movie mwakinaga yitwa ngo iki? Twari dukina movie yitwa Imburagihana. Wow, Imburagihana. Harimo ikinyarwanda gikakaye cyinshi cyane kabisa. Harimo ikinyarwanda gikakaye rwose gikomeye, ariko nta kundi uko biri kose bijyanye n'umuco wacu, bijyanye n'umuco wacu. Ariko ngira ngo ibyo bintu birakenewe mu gihugu pe, kuko nimba muri ubu buzima bwa buri munsi hari ibibazo abaturage bahura nabyo, hakaba hari abana bamwe na bamwe hirya no hino bashobora kubirenganiramo, birumvikana ko rwose umuganda waziye igihe. Ya umuganda waziye igihe, kandi urumva ni naho ibibazo byacu, ibibazo by'abaturage, ibibazo byawe, ibibazo by'undi wese utari aho ngaho, nibyo nyine tujyana mu muganda kugira ngo tubashe kubiganirira hamwe, dukore n'ayo masuku, dukore n'uwo muganda, hanyuma turebe ibitagenda neza muri sosiyete kugira ngo igihugu cyacu kirusheho gukomeza kuba cyiza, kibe nka paradise kabisa. Ahubwo nk'abantu bazareba iki kiganiro, yego, tukabashishikariza kujya bajya basoza umuganda bakicara bakaganira ku bibazo bimwe na bimwe, ntibakajya basoza umuganda ngo bahite bataha. Bivuze ngo iyo batashye hari ibibacika, hari ibibacika kandi bifitiye umumaro aho tuba turi busubire. Nibyo twasaba abantu bazareba iki kiganiro, yaba ari abayobozi bazite kumenya icyo kintu, niba yasoza umuganda bajye bakora inama, bari ibibazo biri mu baturage bibasha gukemuka, nabyo byaba byiza cyane. James, ni ukuri kw'Imana uri umuntu w'umugabo. Ako kantu uvuze karimo topic ndende cyane hano mu gihugu, kandi ni n'akantu karenterese cyane, karenterese no mu bindi bihugu bakareberaho. Hanyuma se Jessica, wowe muri Chaplin Sons ukina witwa nde? Wakinnye witwa nde? Role wakoze ni yihe? Uguheruka gukina byari bimeze bite ngira? Njye nakinnye nitwa Jessica. Okay, ubwo izina ryawe n'ubundi ryakomeje yitwa Jessica. Yes. Uheruka wakinnye iki wibuka mu bintu wakinnye byari bimeze bite? Nakinnye nasohokanye nyine na sheri wanjye. Wasohokanye na sheri wawe, mujyana hehe bimeze bite? Tujyana nyine ahantu ku ishyamba, nyine niho twaciye. Mwari mugiye mu butembere bwo mu ishyamba se, cyangwa mwari mugiye kwangiza ibidukikije, cyangwa mugiye uko? Okay, mwari mugiye kurya ubuzima mbega. Ariko hari akantu nibutse Jessica, hari akantu yari ari kurya ubugari. Nta kantu wakinnye urya ubugari? Naraburiye. Byari bimeze bite aho ngaho? Sinzi impamvu kanje nge kari akantu rwose. Nakinnye nyine mfite inda nini, uvuga ati oya aba ntabwo tugomba gusangira, ntabwo biri buduhaze. Bari abantu nyabakize, bari abantu bari barumuna banjye nyine. Bari barumuna bawe? Na papa. Nibo bari barumuna bawe wazanyeho inda nini? Barumuna banjye twari turi gusangira, none abana b'abaturanyi baraza nyine ngo nabo dusangire, kandi tubona ari bike. Icyo gihe byari mu nzara nyine bikomeye ngo dusangire. Urangije? Ndabyanga nyine, ndavuga ati ntabwo byakunda, turye duke ntabwo twaduhaze. Rero cyari ikibazo cy'ubuzima bubi, ni ikibazo kimeze gitagituma. Muri iyo minsi hari harateye inzara, kandi nanone abo bana bagiraga ingeso. Ingeso yo gukora iki? Babona duhishije bakahita basa, babona duhishije bakaza. Mbega uravuze ngo bari abantu bazi kuvizira amasaha neza, mwaririho bakaba bateye ipera. Bakaba baraje. Twari twarabirambiwe rero, twaba twatetse duke bakaza,
wa muntu uri kundeba abana bafite ikibazo cyo kujya gutera iperu isaha zigeze mu rugo rw'abandi cyangwa hari abuzi nawe babikora. Dore Jessica nguyu rwose dore yazanye umururumba, dore nguyu abima ibyo kurya ariko ako kantu sinzi ukuntu ngatekereje mba ndakibutse. So ngira ngo mu by'ukuri Chaplin Sons ni umuryango mugari, ni umuryango ukora sinema nyarwanda, ni umuryango wifuriza abanyarwanda ndetse n'abaturage ubuzima buzira umuze, ubuzima nyabuzima, ubuzima butazimira, ubuzima buhoraho, ubuzima burimo ibyishimo, ubuzima buzahora kandi bukomeza bwibukwa ndetse n'abandi bose. Chaplin Sons nicyo ibereyeho. Duhari rero ku bwanyu mwebwe bafana, mwebwe bakunzi. Rero aka kanya turi hano ngira ngo we waje muri Chaplin Sons mu gihe kingana iki, haciye igihe kingana iki ujemo? Sigiye kinini cyane, ndumva amezi ajya kuba ndumva nkiri mu mezi, ntago ari igihe kinini cyane kabisa nkigezemo, ariko nigemo byinshi bitandukanye kabisa. Ntago ari igihe kinini cyane. Jessica, wo mwaka waruzuye cyangwa ni imyaka nk'itatu? Umwaka nyine uraburaho amezi make cyane. Wow. Okay. Ngira ngo ndumva yuko Chaplin Sons yo imaze imyaka myinshi iriho. Imaze imyaka igera nko muri 5 nimba atari 6 iriho. Urumva rero dufite bunararibonye mu bintu bijyanye n'imikorere y'amafilme mu Rwanda, kandi ngira ngo nawe uri kutureba nimba hari ubufasha cyangwa se igitekerezo cyangwa se ikindi kintu cyari cyo cyose ushobora no kuvuga ngo rero icyo nababwiraga abakunzi, tumaze imyaka igera muri 5-6, urumva ko ni igihe kinini tumaze dufite uburambe muri sinema nyarwanda cyangwa se n'ibindi bikorwa bijyanye n'ibyo ngibyo hano muri iki gihugu cyacu. Rero icyo narindimo kindi nababwiraga ni hari ubundi bufasha cyangwa se ikindi gitekerezo cyangwa se mukeneye ko twagira icyo tubafasha mu bijyanye no gukora sinema nyarwanda cyangwa se kubamamariza, we are ready for that. Yes, turi tayari rwose, turi tayari kuba twabibafashamo mu kubamamariza mu bihangano dukora, tukajya tubanyurizamo bimwe mu byo mukora kugira ngo namwe birusheho kuzamuka ku rundi rwego. Rero twe turahari kandi tubikora neza mu buryo bwiza cyane kandi buri professionally. Yes, turi ready rero mu kuba twabibafashamo, kandi dufite abakinnyi beza, ingeri nyamwinshi zo kuba zabibafashamo. Ntago duhenda, turahendahenda. Nimutinye rwose, turi abantu kandi twiyemeje kuba twafasha n'abandi bantu mu gihugu ku buryo batera imbere mu buryo nk'ubwo natwe twateyemo imbere. Rero nimugire ikibazo, ku bindi bisobanuro mushobora kutwandikira kuri email yacu, n'ubusanzwe ni Chaplin Sons, yes, 106@gmail.com, cyangwa se twandikira mukaduhamagara kuri telefone 0786333106. Tubakirana urugwiro kandi tukumva ibitekerezo byanyu, tukareba aho twahera tubafasha. Even no kubandikira ama script, even ufite na script ushaka abakinnyi bazagufasha muri iyo script yawe, we are ready for that. Turi ready kabisa kuba twabafasha muri ibyo ngibyo, yaba ari mu gukina, yaba ari abakinnyi beza, yaba ari script mukeneye ubwunganizi muri yo, uburyo byakorwamo, twabibafashamo rwose, turahari ku bwanyu. Rero urumva ko twese dufatikanyije igihugu cyacu twakizamura tukakigeza hejuru mu ngeri nyamwinshi zigiye zitandukanye, kuko twe niyo mpano yacu, nibyo dukora, nibyo dukunze, ntago dukora ibyo tudakunze, dukora ibyo dukunze. Niyo mpamvu rero twiteguye kuba twabibafashamo kugira ngo ibintu bizamuke. Team ngari tayari, twiteguye kuba twabibafashamo.
ntabwo tuzabahenda rwose, nimugire ikibazo, tubanza tukumvaho ibintu biherereye n'uko gahunda zimeze, tukabafashamo kugira ngo ibintu bizamuke. So ndumva ari ibyo ngibyo, namwe mukeneye kandi n'abakinnyi babafasha mu mafilime yanyu, mwatuganiriza tukababahereza, tukumva uko bihagaze, tukabahereza abakinnyi bakabafasha mu bihangano byanyu, ntimukagira ubwoba rero. So tugaruke kuri point yacu. Ubundi iyo bavuze ijambo sinema nyarwanda wumva iki Jessica? Sinema ya mbere, sinema nyarwanda, iryo jambo iyo uryumvishije, ndabizi ko bicanga benshi, ariko se wumva iki? wumva Babwire. Sinema 1. James, yo sinema nyarwanda wumva iki? Ni byoroshe kuri iryo jambo, ariko yo numishe sinema nyarwanda. Yes. Ni nk'umurongo ucaho ibintu byinshi bitandukanye by'ubumenyi, mbese ni umurongo ucaho bimwe mu bikorwa itsinda runaka cyangwa abantu runaka bakora, noneho bikitwa sinema nyarwanda. Nyine bica mu gihugu, ni umurongo uciye mu gihugu utanga ubutumwa kuri benshi, niko njye mbyumva. Yes, abavandimwe barakoze cyane. Mu by'ukuri rero iyo bari kuvuga ijambo sinema nyarwanda, impamvu hazamo ngo nyarwanda nuko bari kuvuga yuko ibyo dukora nyine mbega ni filime ziri nyarwanda dukora, zijyanye n'umuco wacu, zijyanye ni mbega n'ubuzima bwacu bwa buri munsi hano mu gihugu. Rero niyo mpamvu bavuga ngo ni sinema nyarwanda, ni ibihangano nyine by'ikinyarwanda byacu bwite by'umwihariko, kuko ntabwo bizajya gusa n'ibinyamerika, ntabwo bizajya gusa n'ibinyakoreya cyangwa bijye gusa na bya bindi by'ibihinde bakubita ukajya wumva ingoma iravuze. Oya, twebwe tuzakina ku byacu, nimba amakimbirane yacu, nimba ari uburyo abantu basubizwa bakarya ubuzima mu buryo abanyarwanda baburyamo, nyine ni hafi aho ngaho, sibyo? So rero twavuga byinshi bukira bugacya, ariko iki kiganiro kizahoraho, tuzongera tuzane part 2 yacyo, ariko ndumva ntafata akanya nkabashimira. Tuzaza kuri topic ikurikiyeho, nibwo tuzinjiramo neza nyirizina mu byo dushaka kubabwira, ariko twagira ngo tubashe kuganira muri aka kanya, kandi ababibona muze kuduha feedback ku byo twaganiriyeho, ni muri comment. Nta kindi tubasaba, turabasaba ku likinga, gusubscribinga, tukabasaba comment, like na share. Ibyo bintu turabibasaba muri Chaplain Sons. Ibindi nakagaruka muri Chaplain Sons. Turabakunda. Ciao, bye.